urakibona mwese ko ari igiti. Kino giti iki nta mashami menshi gifite, ariko icyo nabonaga cyari gifite amashami menshi, nuko ari cyo nifashishije mu ivugabutumwa kuko Imana yabintegetse. Ijwi rirambwira ngo nintangire nkokore kino giti, nama ngikokora, ntangira kugikokora, ndagikokora iki giti. Ntabwo cyananiye, naragikokoye kuko nari mbitegetswe na Bwana. Ndagikokora marikira kokoka, ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo mbese ya mashami yari kwa cya giti ari he? Ndangije ndamubwira ngo nayakokoye mwami nguko wabintegetse. Arangije arambwira ngo ugende urangurure ubabwire ngo hari benshi nahaye amaboko, bamwe mbahereza ibifatika, mbavana mu butayu, bamwe abari bashoje mbamara inzara, abari babuze akazi mba akazi, abari babuze uruzaro mba uruzaro, nagira ntacyo ntakoze kuri bo, nagiye mbahereza amaboko agiye atandukanye, ariko banyitura kumbemukira, banyitura gukora ibisangwa nanjye, banyitura gukora ibyaha, ariko babwire ngo uko niko ibyo bari bishingikirijeho mbibakuyeho, amaboko babonaga bafashe nyabakuyeho, bagiye gukokoka, ni kuwiteka Imana yambwiye. Ndangije ngiye kubona hari yaciyemo nk'isegonda nk'imwe, ngiye kubona mona cya giti cyari gisigaye ukwacu kireba, mbona kirumye, kimaze kuma ntizarekeraho, mbona gitangiye gusatagurika cya giti, kirasatagurika. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo genda urangurure ubabwire ngo n'Uwiteka Imana, kubera ko basuzuguye ijambo ryanjye ndetse gukiranuka ntibakiranuka, uku niko ngiye naje kubakoraho, kandi ikindi bagiye guhura n'akaga kubera ko baze kumvira ijambo ryanjye. Kandi ikindi buri muntu wese agiye guhura n'ibibazo ndetse n'imirigi itandukanye, azize kutumvira itegeko ryanjye. Narabacyashe barazanga, ati uku niko ngiye kubanyuza mu mayira y'ubutayu, maze banyukanyuka kubera ko baze kumvira ijambo ryanjye. No perasta la metango stiko egaye, ndakumva mwana. Uwiteka Imana arambwira ngo nindanguru mbabwire ngo umunyamacenga nawunge bigishoboka, niyemere guca bugufi bigishoboka, kubera kigiye gikomeye kuri abantu kibayeho. Yewe wagitiwe, yewe wagitiwe, uye n'ibigeragezo, wagitiwe, dore amashami yawe halo stiki dibas, doravuyeho, dore nawe ubwawe ugiye kuma, wagitiwe, ni kuwiteka avuze. Onastarabala mokostika egome, rometasika egaye, umva wagitiwe, topela salima, shendokota kosifo egaye, no metalibanga, shelokota kostidiba, ra landa kashada boli mosika egoria. Urakoze mwana. Imana irangije irambwira ngo wemera kumvira ace bugufi yihane asa. Izo mwarutishije Imana, ubutunzi mwarutishije Imana, ifaranga mwarutishije Imana, bihindutse zero. Amadini mwubatse atayobowe n'Imana, mushaka indamu zanyu, bihindutse zero. Bizahombana. Uri ikimenyetso azarengerwa, uri ikimenyetso azatambuka inongo n'intagizamugeraho, uri ikimenyetso fimbo ya Bwana ayitamugusa, ariko utari ikimenyetso inkoni y'Uwiteka igiye gukubita. Ndabivuga nitambuke, ariko ndakubwira inama kugira ngo ukanguke, kubera ko fimbo ya Bwana igiye gukubita. Bimaze gutambuka izo, Imana irangije nyereka igiti, hari inkoni y'Uwiteka igiye gukubita, kandi iyo nkoni izaba yanditseho kutababarira. Nta muntu n'umwe izatinya, nta muntu n'umwe izababarira,
nta muntu n'umwe izati ube muremure ube mugufi ube inzobe ube igikari ube warize utarize uzayirokoka ni umuntu uri ikimenyetso mu ruhanga niwe uzayirokoka. turabitangaza mukabifata nk'ibisanzwe, ariko iki ni igihe bamaze kumanuka abamarayika bamemaliza kufika hapa duniani, bari gushyiraho abantu ikimenyetso. ariko uhagaze mbese uri gusenga nike? mbese uri ikimenyetso? uri ikimenyetso? ni ke kimenyetso utwaye? ariko ararangurura aravuga ngo mukubite ntimugire uwo mubabarira keretse umuntu wenyine uri ikimenyetso k'Imana ihoraho. uri ikimenyetso azarengerwa, uri ikimenyetso azatambuka ino ngo n'indaga izamugeraho, uri ikimenyetso. reka tubashimire mwebwe mudahwema kubana natwe hano ku Byizerwa TV. turanezerewe cyane ko Imana ikomeje kubana natwe. rero turi hano kubwo ijambo ry'Imana. imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, si ubwa mbere aza hano kuri kamera za Ibyizerwa TV, ni inshuro zitandukanye. tugira umugisha rwo kongera kubana nawe. umukozi w'Imana nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane, murakoze cyane. Imana irakurinze. Imana irandinze, umwami Yesu ankunda ndamahoro, si kubwanje ahubwo ni kubwa Kristo. kandi kuba tugihumeka bikwiye ko tubishimira Kristo wemeye ko tubaho. uko bukeye nuko bwije babika abantu bapfuye, kubukiriho kuba nkiriho n'ubuntu bw'Imana. rero meze neza, ndashima umwami Yesu. ubwo uheruka ahangaha hano ku muryango Ibyizerwa TV. Ibyizerwa TV waturi umuryango buri munsi, rero turakura. ubwo uheruka hano harimo abatari bahari, bashobora ko baraje waramaze kuva hano. ninde tugiye kuganira? ugiye kuganira na Daniel Prophet, wabyita uko ushaka. Daniel Tuyisenge, ndi umukristo, ndakijijwe ndetse ndi mu rugendo rugana mu ijuru. navuga ngo urugendo rwanjye ni rurerure, ni nk'urwa Pawulo. ndi intumwa y'Imana. intumwa y'Imana. kuri intumwa y'Imana ariko banza biryoha. biraryoha cyane. kuri intumwa nkunda kuvuga ngo nta kintu na kimwe cyaryoha nko gusenga Imana, gukorera Imana uri mu muhamagaro neza, udafite kuryarya Imana ndetse no kuba mu bintu bitari ibyawe. donc iyo uri mu muhamagaro w'Imana, Imana irakuyobora kandi ikajyana nawe neza. rero ni ikintu gitera umunezero. niyo mpamvu ba Petero babatotezaga bakabigumamo, ba Pawulo bakabanga bakabigumamo, kubera umunezero wari ubirimo. rero birimo umunezero, mba numva abantu bose bakabibayemo, kuko ntahandi hari umunezero, ntahandi hari amahoro, ntahandi hari ibyishimo, ntahandi hari imbaraga no gukomera. ni ukuba muri Kristo Yesu, kwemerera Kristo akaguhamagara, akagutoranya, akagukoresha icyo yagambiriye kugukoresha. ni umunyenga. Bwana Profete, mu gihe nk'iki wowe waba uri kubyitwaramo gute? dore ko muri iyi minsi agatuti kabaye navango n'akabaye kagufi cyangwa se tere ntayo. noneho byaje gutuma n'abantu benshi bamwe bagenda bacika intege. mu yandi magambo umuhamagaro barawuparika. wowe ni iki kiri gukomeza? ngewe ikinkomeza nta kindi nuko uwampamagaye ntabwo bamufunze. uwampamagaye ni Kristo, ntabwo ari mu gasho, ntabwo afunze. niyo mpamvu ibyo yampamagariye nabyo bigikomeje gukora. rero jewe ndacyakomezwa na wa Kristo n'ubundi wampamagaye. turacyari kumwe, aracyankomeza, kuko ukomereka ngo nuko amadini atari gukora afunze, ni wa wundi wahamagawe n'amadini utarahamagawe na Kristo. rero uwahamagawe na Kristo akomeza kuguma muri wa muhamagaro. rero nje uwampamagaye Kristo ndacyari kumwe nawe, ndetse wa muhamagaro uracyakora, kubera ko nyirawo nawe aracyahari, ngomba kuwukoresha. urakoze cyane. reka tuzi neza ko akenshi yuje hano kuri kamera za
TV uba ufite mesaje Imana iguhaye, kuko uri umwe mu bantu Imana ikoresheje ibikomeye muri iyi minsi. Uri umwe mu bantu babanye n'Imana neza, uri umwe mu bantu bari kwamamaza Kristo. Akenshi rero ntabwo ukunda kuza imbokoboko gusa, uza ufite impamba, uzaniye abagukurikirana, ufite mesaje Imana yaguhaye. Reka tugusabe rero usenga Imana kugira ngo utambutse ubutumwa bwiza Imana yaguhaye. Urakoze cyane. Reka dusenga Imana mbere ya byose kugira ngo dutambutse mesaje. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ndakubashye ko wabanye nange muri zose, wandinze urandengera, none urazemengera hano imbere y'isi yose y'abantu bagiye batandukanye. Ubwo mpageze rero bana nange, ijambo ryawe ringote, umucyo wawe anzenguruke, ureka abantu bagiye gukurikira buno butumwa tibaboneje Daniel ahubwo babone wowe, ntibumve Daniel ahubwo bumve wowe, kubera ko ni wowe ufite agaciro, ni wowe ufite ijambo ry'ubuzima mu ruhande rwawe. Ngwino ukorize ubutwari rero, kandi gukomera kwawe kugaragare kuri bo, ubutsinzi bwawe bugaragare kuri bo. Duciye bugufi, shyirwa hejuru, bane natwe mu izina ryawe ryera Yesu. Urakoze, amen. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Dushimye ko Yesu yatwemereye. Burya iyo Yesu yazemeye ko tugera hano n'umugisha. Afite abantu benshi yatoranije, ariko twe nitwe aba yahisemo kugira ngo tuze hano ku Byizerwa TV. Rero nkunda kubwira abantu ngo mu gihe ubonye mesaje nkiyi, ukikugiza amahirwe ukayibona, ujye uyitambutsa n'ahandi, uyigeze n'ahandi, wayisharinga bagenzi bawe kugira ngo buno butumwa umfashe, nuko gusaba kugira ngo umfashe gutambutsa buno butumwa bugere hose, kuko nico twahamagariwe, nukugira ngo tumenye, uwamenye abwire n'utaramenye, ndetse nawe abashe kumenya. Rero ndagira ngo ntambutse buno butumwa Imana yampaye kugira ngo ducunguze uburyo umwete buriboneka aho ngaho muri Ezekiel. Uramfasha nawe umfashe gutambutsa buno butumwa muri Ezekiel igice cyawo cya 9 ku murongo wawe ku murongo wa mbere, kugira ngo twumve ico Umwuka abwira amatorero yahamagaye muri iyi minsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo uravuga ngo abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Maze ijambo ryitwa ikimenyetso, gushirwa. Imana yambwiye ngo ni ugushyira ikimenyetso ku bantu, gushyira ikimenyetso ku bantu uko waba uri kose. Imana yambwiye ngo iki ni igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso ku bantu, kandi abashyira ikimenyetso abantu bamaze kuhagera. Endelesha kusoma, tangira usome. Maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati. Arangije arangurura mu matwi yanjye n'ijwi rirenga rivuye ku Uwiteka ati. Abahawe gutwara umurwa, nimubigize hafi, nimubigize hano hafi. Umuntu wese afite intwaro yicana, kila mutu ufite intwaro wese yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6, kisha nikaona watu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru. Abo bantu baraza baturutse mu irembo ryo haruguru, yerekeye ikasikazi. Umuntu wese afite intwaro yicana. Umuntu wese muri abo bantu batoranijwe bari bafite intwaro zicana, nizo bari batwaye mu kaboko kabo izo ntwaro, kandi bamaze kurarikwa n'Uwiteka. Kandi mbona undi muri bo yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino, uwo n'uwundi wa 7 wiyunga kuri abo ngabo, afite ihembe ririmo wino kwitako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande, barangije barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku mukerubi. Bageze basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwamaze gutakara. Abantu benshi mwamaze gutakaza ubwiza bw'Imana. Hari checking y'Imana yaje gucekinga mu isi yose, iracekinga, irakontorora, ireba hose. Yageze isanga ubwiza bw'Imana bwamaze kuva ku bantu bitewe n'ibisaha
niyo mpamvu imana yohereje abantu kugira ngo bacekinge mu isi barebe impande zose. Barahageze basanga ubwiza bw'Imana bwamaze gutaha. aho bwageze bugeze mu muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'igitare, Ahamagara uwo muntu wari wambaye imyambaro y'igitare, afite ihembe ririmo wino afite ihembe ririmo wino ku itako rye. ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati. genda unyure mu murwa hagati. Hari intumwa Imana itumye, wazanga wazemera. Hari intumwa zatumwe n'Imana, ana mitume Mungu ametuma. Hari intumwa zatumwe n'Imana kugira ngo zigende zitambagire, kubera ko ikizira cyamaze gusesekara mu murwa wose. Niyo mpamvu hari intumwa Uwiteka azanye muri Yerusalemu, maze ushyire ageze ikimenyetso, Yerusalemu. Zo ntumwa ushyire ikimenyetso mu gahanga, kugira ngo zishyirake ikimenyetso mu gahanga. Hari abantu bakwiye kujyaho ibimenyetso. Soma, ni bande bagiye kujaho ikimenyetso? k'abantu banihira ibizira bihakorerwa. Abantu banira ibizira bihakorerwa, bemeye guca bugufi, bemera kwiyorosha, bemera kwatura, bemera guca bugufi, bakaniha kubw'ibizira bikorwa. Abo ubashyireho ikimenyetso. byose bikabatakisha. Batakishwa n'izo bizira, batakishwa n'ubwo busambanyi, bababazwa n'ubwo burozi, bababazwa n'izo nsangano zanyu. Abo bo ntimubure kubashyiraho ikimenyetso. Babandi arababwira numva ati, Abandi ababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa, mugende munyure mu murwa, mumukurikire maze mumukurikire maze. mukubite. Yes, urakoze cyane. Mugende munyure mu murwa maze mukubite. Iki ni igihe cyo gukubita. Imana ije gukubita. Ndagira ngo ukomeze usome kugira ngo mbivuge neza. Amaso yanyu ye kubabarira. Amaso yanyu mukubite, kandi amaso yanyu ntababarira amaso yanyu. Timugire uwo mubabarira, kandi mwe kugira ibambe. timugire ibambe. Kubera iki? Narababwiye kenshi, narababuriye Imana yaburiye abantu kenshi, irababwira kenshi, mukomeza kongera ibizira ku bizira. Ariko igihe cyo gukubita kiramanutse. Mutsembeho umusaza n'umusore. Umusaza timumureke, umujeni timumureke, wese timumureke, n'abana batoya, n'inkumi n'abana bato, n'abana bato, n'abagore. Mutsembe mukubite bose, kubera ko bamaze kugwiza ibizira. Kwihana zarabananiye. Mukubite, kubita. Nubwo yaba yarize Icyongereza, kubita. Ari umunyabwenge, mukubite. Ntabwo izakangwa n'Icyongereza cyawe n'amashuri yawe. Imana ije gukubita, kubera ko mwamaze kwinjiza ibizira no kubacyaha kwayo ntabwo mwumva. Ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura. Shekota laza la milimo tanga wagatasha. Ariko umuntu wese ufite ikimenyetso, wemeye guca bugufi, watakishijwe akaniha kubw'ibizira, kubw'ibyaha zamaze kugwira mu bantu, uwo timumukoreho, timumwegere. Wamaze kujaho ikimenyetso, timumwegere. Ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Aho shaka ureka, rekaho ahubwo urebe Muzayishuwe igice cya 7 ku murongo waho wa 4. Reka dusome. Uhere mu buturo bwanjye, uhere mu buturo bwanjye, ukubite utababarire, ukubite ucaye. Kubera iki? Narababwiye ntibumva, naraburiye ntibumva, Imana yaravuze ntimwumva. Ariko iri gutambuka ishyira abantu ikimenyetso. Hari abantu iri gutambuka ishyira ikimenyetso, iraguhamagarira kugira ngo nawe wihane, uce bugufi, maze Imana ubwayo igushire ikimenyetso cyayo. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso. Icyo cyawo cya 7 Muzayishuwe umurongo wa mbere. Ni umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Abantu bakiranutse baza kwiyandurisha izo kurya z'ibwami. Nubwo ibikomeye zaboneka, nubwo umuyaga waboneka, nubwo ibikakaye zabaho, akuna kitu mutakuwa. Muzarokoka, muzarengerwa. Mungu wa mbingu atawachunga, azabarinda. Imana izabacungira umutekano. Uko zamera kose Imana izabarinda. Ni bande?
hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane nikaona wamalaika wanne bahagaze ku mfuruka walikuwa kwa mlango enye z'isi bafite imiyaga ine yo mu isi bafite imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi kugira ngo abamarayika bamanutse kugira ngo bababaze isi bitewe n'ububi bwiza bihakorerwa ariko arababwira ngo bamarayika mugende mube muretse guhuha cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose timwemere ari umuyaga uhuha mu isi timwemere umuyaga uhuha igiti timwemere umuyaga uhuha mu nyanja utagira izo wangiriza mbona na marayika wundi nikaona ule malaika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho afite ikimenyetso k'Imana ntabwo ari icy'amafaranga utunze ntabwo ari ikimenyetso uzaterwaho n'abanyabwenge ni ikimenyetso cy'Imana ihoraho arangurira ijwi rirenga akasema na sauti abwira bamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ntimubabaze isi yemwe bamarayika ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ntimubabaze inyanja cyangwa ibiti timukore ku isi timukore ku biti timukore ku nyanja timugire ikintu mukoreho na kimwe bado mwitonde mureke guhubuka mureke kurigira icyo mukora kubera ko ari impamvu tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu aho nushaka kurekera tutaramara gushira funga Bibiliya nta kibazo twashoje tugiye kwinjira mu kindi gice ntimubabaze isi cyangwa inyanja tutaramara gushyira ikimenyetso ku ruhanga rw'imbata z'Imana hari ikimenyetso bene data Imana yanyeretse kiri kugenda gishyirwa kubemera guca bugufi kubemera kwihana hari ikimenyetso kubemera guhindukira hari ikimenyetso kubemera kureka ubusambanyi hari ikimenyetso kubemera kureka ubujura hari ikimenyetso kubemera kureka kuroga hari ikimenyetso kubemera kureka uburyarya hari ikimenyetso kubemera kureka amacakubiri n'ibindi hari ikimenyetso Uwiteka Imana agiye gushyira ku mbata zayo abo ni bande n'abemera guca bugufi ariko abatemera guca bugufi fimbo ya Bwana hari inkoni y'Uwiteka igiye gukubita kandi iyo nkoni izaba yanditseho kutababarira nta muntu n'umwe izatinya nta muntu n'umwe izababarira nta muntu n'umwe izatinya ube muremure ube mugufi ube inzobe ube igikara ube warize utarize uzayirokoka ni umuntu uri ikimenyetso mu ruhanga niwe uzayirokoka turabitangaza mukabifata nk'ibisanzwe ariko iki ni igihe bamaze kumanuka bamarayika bamemaliza kufika hapa duniani bari gushyiraho abantu ikimenyetso ariko uhagaze mbese uri gusenga nike mbese uri ikimenyetso nike kimenyetso utwaye ariko ararangurura aravuga ngo mukubite ntimugire uwo mubabarira keretse umuntu wenyine uri ikimenyetso k'Imana ihoraho uri ikimenyetso azarengerwa uri ikimenyetso azatambuka ino ngo n'indaga izamugeraho uri ikimenyetso fimbo ya Bwana ahita mugusa ariko utari ikimenyetso inkoni y'Uwiteka igiye gukubita ndabivuga n'itambuke ariko ndakubwira inama kugira ngo ukanguke kubera ko fimbo ya Bwana igiye gukubita bimaze gutambuka izo Imana irangije nyereka igiti ndifashisha kino urakibona mwese ko ari igiti kino giti ikida amashami menshi gifite ariko icyo nabonaga cyari gifite amashami menshi nuko ari cyo nifashishije mu ivugabutumwa kuko Imana yabintegetse ijwi rirambwira ngo nintangire nkokore kino giti namanga ikokora tangira kugikokora ndagikokora iki giti ntabwo cananiye naragikokoye kuko nari mbitegetswe na Bwana
ndagikokora mareka irakokoka. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo mbese ya mashami yari kwa cya giti ari he? Ndangije ndamubwira ngo nayakokoye mwami nguko wabintegetse. Arangije arambwira ngo ugende urangurure ubabwire ngo hari benshi nahaye amaboko, bamwe mbahereza ibifatika mbavana mu butayu, bamwe abari bashonje mbamara inzara, abari babuze akazi mba akazi, abari babuze uruzaro mba uruzaro. Nagira ntacyo ntakoze kuri bo, nagiye mbahereza amaboko agiye atandukanye, ariko banyitura kumbemukira, banyitura gukora ibisangwa nanjye, banyitura gukora ibyaha. Ariko babwire ngo uko niko ibyo bari bishingikirijeho mbibakuyeho, amaboko babonaga bafashe nyabakuyeho, bagiye gukokoka. ni kuwiteka Imana yambwiye. Ndangije ngiye kubona hari aciyemo nk'isegonda nk'imwe, ngiye kubona mbona cya giti cyari gisigaye ikwacu kireba, mbona kirumye kimaze kuma ntizarekeraho, mbona gitangiye gusatagurika, cya giti kirasatagurika. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo genda urangurure ubabwire ngo n'Uwiteka Imana, kubera ko basuzuguye ijambo ryanjye ndetse gukiranuka ntibakiranuka, uku niko ngiye naje kubakoraho. Kandi ikindi bagiye guhura n'akaga kubera ko baze kumvira ijambo ryanjye. Kandi ikindi buri muntu wese agiye guhura n'ibibazo ndetse n'imirimo igiye itandukanye, azize kutumvira itegeko ryanjye. Narabacyashe barazanga, ati uku niko ngiye kubanyuza mu mayira y'ubutayu maze banyukanyuka kubera ko baze kumvira ijambo ryanjye. No perasta la metango stiko egaye. Ndakumva mwana. Uwiteka Imana arambwira ngo nindanguru mbabwire ngo umunyamacenga nawunge bigishoboka, niyemere guca bugufi bigishoboka, kubera kigiye gikomeye kuri abo bantu kibayeho. Yewe wagitiwe, uye n'ibigeragezo, wagitiwe, dore amashami yawe halo stiki dibas doravuyeho, dore nawe ubwawe ugiye kuma. Wagitiwe ni kuwiteka avuze. Onastarabala mokostika egome rometasika egaye. Umva wagitiwe topela salima shendokota kosifo egaye no metalibanga shelokota kostidiba ra landa kashada boli mosika egoria. Urakoze mwana. Imana irangije irambwira ngo wemera kumvira ace bugufi yihane azaba amahoro mashya. Ndagira ngo usomere muri Ezekiyeli n'ubundi n'ijambo naryo nahawe kubw'ubu butumwa, bice byaho 13. Nabii wa Bwana, mwanuzi w'Uwiteka, murongo waho wa 10 kwa mstari wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nukuri bashutse ubwoko bwanjye, bashutse ubwoko, abahanuzi benshi mwashutse ubwoko bw'Imana. Soma titire kugira ngo bazumve neza. Reka dusome abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Okay, tangira abahanuzi b'ibinyoma, nukuri mwashutse ubwoko bw'Imana, mwashutse abize, mwarabayobeshe, mubajana uko bitari, mukora donke muvuga isanyu ntimwavuga iz'Imana, mukora isanyu ntimwakora iz'Imana. Soma. Nukuri bashutse ubwoko bwanjye, mumedanga watu wa Bwana, bavuga ngo ni amahoro. Muravuga ngo ni amahoro, mwamamaza amahoro ngo ni amahoro, kandi ari ntayo, kandi Imana itabatumye uko, kandi nta mahoro haza. Kandi iyo hagize uwubaka inkike, iyo hagize uwubaka inkike bayihomesha ishwagara, bakayihomeza ishwagara ridakomeye. Rekeraho ngaho. Imana yambwiye ngo mbahanuzi mwamamaje amahoro ahatari, mwamamaza ibyiza Imana itabatumye, mwamamaza amahoro ngo ni amahoro, mutuma abantu benshi barangara.
none bagiye gukubitwa n'Imana, none inkoni y'Imana igiye kubakubita. Bararangiye none ikimenyetso kugishyirwaho birananiranye, ariko fimbo ya Bwana imeshuka. Bahanuzi namwe mwabesha abantu ngo ni amahoro kandi nta mahoro, mugiye gukubitwana n'aba bandi mwayobesha. Ariko ijambo ryaravuze ngo umunyamakenga iyo abonye ikibikije arakikinga, ngo ari kumuswa aragisanga. Gira umwete winjire urakira kubohoka. Ndasoje, Imana ibagirire neza, kandi uwemera kumvira azarya kuziza zo mu gihugu. Ariko uwanga akagoma, fimbo ya Bwana itamupiga. Bajyaga bavuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Igihe gikomeye kiraje, izo widegenzamo bigiye kukubana ubusa. Ariko sinkeneye ko uhura n'akaga, no, keneye ko wihana ugaca bugufi, Kristo w'imbaraga akakugarukaho. Keneye ko wihana ugaca bugufi, ukareka ubwo busamba. Lando stika topela sala heliwa sala metanda kostifo enima topela sanda kostika nela shalamala mosala mirimanga ego. Urandyohera mwana. Muri Ezekiyeli igice cyawo cya 6 havuze ngo iki? Topic ivuze ngo iki? Reka dusome izina rya Yesu. Igice cya 6 aravuga ngo, Ezekiyeli 6 igice cya 6 ku murongo kangahe? Soma titire umurongo wa mbere. Kadusomeye umurongo wa mbere aravuga ngo, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe ku misozi ya Isiraheli, maze uyihanurire ibibi, uvuge uti, vuga uti, mwa misozi ya Isiraheli mwe, yemwe mwa misozi mwe ya Isiraheli mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Sikiliza maneno ya Bwana, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko ni kumwe, yemwe mwumve musikilize maneno haya ya Bwana. uko ni kumwami Uwiteka abwira imisozi, amesema n'udusozi, imigezi n'ibibaya ati, imigezi mwe n'ibibaya muri mu misozi, dore jye ubwanjye ngiye kubagabiza inkota, ndimbure n'amasengesho yanyu. Uwiteka ababwiye mwa misozi mwe ya Isiraheli, ndimbure n'amasengero yanyu. Sikiliza maneno haya yo mu mpinga z'imisozi, je kuribata n'amasengero yanyu, kandi ibicaniro byanyu, ibicaniro mwubatse ubwanyu bitubatswe n'Imana, bizahinduka ubusa, bigiye guhinduka zero. n'ibishushanyo byanyu mwubatse, utununga mwubatseho bihindutse zero mwa misozi mwe ya Isiraheli. n'ibishushanyo byanyu, izo mwarutishije Imana, ubutunzi mwarutishije Imana, ifaranga mwarutishije Imana, bihindutse zero. Amadini mwubatse atayobowe n'Imana, mushaka indamu zanyu, bihindutse zero. bizahombana, bigiye guhombana, kandi abantu banyu bishwe nzabahirikira imbere y'ibigirwamana byanyu. Rekeraho ngaho. Imana ibaha umugisha. Ndasoje. Gira umwete winjire mu maraso ya Yesu, uzashira winenge mu mutima wanduye. Gira umwete winjire mu maraso ya Yesu, uzashira winenge mu mutima wanduye. Umugabo ntabwenge yagiye ntarwandiko, agira ngo arinjira kuko abandi binjira. Mana ya Isaka, Aburahamu na Yakobo, Mana y'Abanyarwanda, Mana y'isi yose kuba kwizera. Jambo ryaravuze ngo ubereye mwiza bagutegereza, urubugingo bw'ugushaka. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, uhereze umugisha umuntu wese wumva no makuru. Uyu muntu wese akire uca bugufi, umuye kubabarira. Mana umuye kubabarira, ababarire bene wabo yahemukiye. Umuntu wese umuye guca bugufi umutima wiwe, maze yumve icumuka abwira amatorero. Wemera guhindukira agaca bugufi, umubwira ibambe. Ineza yawe ibe kuri bo,
urakoze mwami Yesu ko hari icyo ukoze kandi ko hari icyo uremye abantu bawe. Ureke mwami buno butumwa ubushobozi umwuka wera wawe ubugeze hose hatandukanye, ineza yawe igere kuri bose, mu izina rye rifite imbaraga Kristo urakoze, amen. Daniel, hari wakwifuza kukugisha inama cyangwa kwamusengera yakubona ati? Urakoze cyane, unkeneye yampamagara ntaco bitwaye. Nimero yanje ni 0788 72 91 0788 72 91 Imana iyo yazemeye kwihamagara birakunda, iyo yazemeye kunyandikira biremera, ni ukuri. Imana ibaha umugisha muri byose, amen. Amen. Nshuti mwari mudukurikiye, nuko dushoje ikiganiro cyacu hano ku Byizerwa TV. Kora subscribe utarayikoze, kore andika comment kandi usangize abandi ubutumwa bwiza. Imana amahoro ibahe umugisha, amen.